ajya mu Nzove mu myitozo ubwo ariko uwo muyobozi nta ndefanze ko gihe expectations zanjye zaravuga ngo Olivier Gakwaya babibwiye ahita avuga ati oya uyu n'umwana wacu nimugire ikibazo. Kugeza ahangaha bivuze ko Ngabo Robin yamaze gushinja abanyamakuru kumugereranya na Exfar. Mu magambo ye yagize ati sinzamubabarira mpaka sinzamubabarira ko byagenda kose. Kuko hari haje ubuyobozi bushya yavuze ijambo rivuga ngo aba bantu ni babandi bo mu ngamba z'ubwirinzi avuga age ngo ameze nka Exfar. Ngo ameze nka zangabo zatsinzwe. Really? Ni Lorenzo cyangwa ntago ari Lorenzo, nitwa Mupagasi, ariko Lorenzo nawe umujinya bamwishe ndetse ahita afata n'ingamba zikomeye cyane agira ati batambeshya ntabwo ari tinyuka ntabwo yambere ibintu umuntu yavuze ukira ati nyaruvuga ngo traditore este traduttore kandi nzi ko ngo batambeshya ngabo Paul waturutse ku mpamvu zitandukanye zirimo n'umunyamakuru wakunze kumubwira amagambo yuzuye urwango. Ubwo nta munyamakuru yavuze ubwo bari bameze umunyamakuru wakunze kumubwira amagambo yuzuye urwango ni ko radio 10 kuri kutarwa rwa X itangaje gutyo ntacyo tubifata dutyo uwo munyamakuru ko batamuvuze ubwo ariko ibyo yigeze kubimbwira jewe niyo mpamvu nagiye bigize gutyo Lorenzo by'umukobwa babivuze yigeze kubwira ko yambwiye ko Lorenzo bahuriye avuze ko hari umunyamakuru ngo wamubwiye ko ngari na Exfar. Bahaye ikaze bakunzi ba Hash Media Empire, yewe nitwa Shalom Mupagasi, abenshi banyita Mupa. Ladies and gentlemen, comment ça va? Abakanze subscribe, abatarayikandira basuhuje, abari mu Rwanda n'aba diaspora mwese ndibasuhuje, Imana ibaho umugisha. Twinjire mu itangazamakuru ry'uno munsi mu Rwanda cyane muri sport, bongeye ibibembe mu binyoro kubera ko uno munsi wa none byakomeye cyane. Ni Hash Media Empire ku magambo yayo ya buri munsi, nkubwira ngo ijambo rimwe ryakomeje amakuru yose, andika Hash Media Empire utandukanywe no kujye ubeshya amakuru biho ya buri munsi. Uyu munsi wa none rero ngira ngo byamaze gukomera cyane kubera ko ibyari byoroshye byatangiye byoroshye, urugamba n'intambara abanyamakuru bo mu Rwanda bakomeje kurwaniramo byamaze gufata indi ntera. Ku mugoroba washize Ngabo Robin umunyamakuru wa radio 10 and televiziyo 10 yashyize ahagaragara itangazo risezera muri Rayon Sport rivuga yuko igihe kigeze kugira ngo aberereke focus ku kazi ke ka buri munsi ariko ko kuvugira ikipe ya Rayon Sport. Ngabo Robin yagize ati with mixed emotions, with mixed cyangwa se kuruhurikane cyangwa se kuruvangitirane rw'amarangamutima, I say goodbye to club. Avuga amagambo menshi cyane arasezera yo gusezera, ariko hagati aho yaraho yavuze ati barancarenze cyangwa se mu by'ukuri bambushije gukorera gikundiro nk'uko nari nsanzwe mbikora. Mu yandi magambo rero iyi baruwa Ngabo Robin yandikiye ibitangazamakuru cyangwa se yandikiye Rayon Sport ayisezera yabaye ibaruwa ndende yateje urujijo kubera amagambo Ngabo Robin yatangaje ubwo yasobanuraga mu by'ukuri icyatumye asezera Rayon Sport. Murabizi ko hamaze inkundura ikomeye cyane y'ukuntu ngo hari radio imwe mu Rwanda, iyo radio ikaba itifuza ko Rayon Sport itera imbere igahora ihozamo umutozo bese bakavuga ngo amata ari mu gishigisha ntavura, bakavuga ko SKFM ari yo gishigisha mu mata ari yo Rayon Sport, kandi ubwo Rayon Sport rero yavura ite ifite gishigisha cya buri munsi. Havugwa byinshi gutongana, abakurikiye ibiganiro byacu bya mbere twabigarutseho tuvuga buryo Kikarenzi yatanze yakase umurongo utukura bakuza urenga radio yagize umwaka iriho kavuga ati umuntu uzarenga uyu murongo azaba atanyifuriza ibyiza, umuntu uzarenga uno murongo azaba ashaka ko tugirana kure. Avugamo n'amagambo harimo Eto Mupenzi ngo yuko ari we utuma abanyamakuru gukora propaganda yo kwangisha abaturage ubuyobozi bwa SKFM ndetse na SKFM muri rusange.
ibyo bintu rero bakristo bavandimwe namwe basilamu byagize gutya bikorogoshora abakurikira amaradiyo, ndetse bamwe batangira kwikoma Karenzi, batangira kubaho Karenzi kuko ari ikibazo muri siporo. Ibyo bigaragazwa na comment zo mu biganiro bitandukanye, bavuga ati Karenzi wagisambo we, bamwe bakavuga ati Karenzi niwe virusi mu mupira, abandi bakavuga ati Karenzi aba Karenzi. Ndetse kandi ibundi ntambara yaturutse ku magambo ya Leonidas avuga yuko Karenzi ashaka kwirukanisha Robeni akamusimbuza umwe mu banyamakuru be. Uwo munyamakuru bakaba bivuga yuko ari Lorenzo Musangafura, akaba ari we munyamakuru uherutse kuva kuri Radio Rwanda yerekeza kuri SKFM. Kwibutse ko Lorenzo Musangafura iyi radio yitwa Radio 10 Robeni akorera, Lorenzo yanyuzeho baramusezera cyangwa se baratandukana. Lorenzo asubira Musanze, Lorenzo ajya kuri Radio FM asubira Musanze, avuye agaruka kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda hamara igihe gitoya bagira ntibumvikana, baramusezerera, bukeye bwaho baramuhimba bazi, aragaruka arayikorera. Ariko haza kuvuga amakuru ko yarwanye na Rugaju Rigani, maze Radio Rwanda igahitamo hagati yabo ko ari babiri. Rigani ngo yategetse yuko bamukiza uwo muntu, maze cyangwa se akaba ari wakwigendera. Radio Rwanda rero n'ubuyobozi bwayo ngo burashishoza, arabirashishoza ngo isanga Lorenzo akwiye kugenda, ariko nawe arasezera arigendera, batagomba mujye kumwirukana. Akaba ko ayo makimbirane yo yagize gute ari yamukuye kuri Radio Rwanda, yarasubiyeho inshuro ya kabiri kuyikorera. Uwo Lorenzo rero ungu ni umukozi wa SKFM Group, aho avuga mu rukiko rw'ikirenga hamwe n'abanyamakuru barimo Kazungu Kereva, badahwema kuvuga yuko akangisha yuko ngo abanyamakuru batize aribo bahanga bahari, ndetse kandi ngo abanyamakuru bafite izo mpapuro zose ngo barusha gukora. Bamwe mu banyamakuru bize rero bakavuga bati niba igihugu ushaka kuvuga ko abantu batize aribo bahanga aribo bakwiye guhabwa ijambo, bivuze ngo amashuri bayasenye, tubwo no kwangisha abanyeshuri kwiga cyangwa se kugana ishuri. Gahunda ya leta yo gutuma abantu bose biga bagasoma, uri kuyirwanya nawe bakurebeho. Mw'abantu ibintu biriho ubu ni byinshi cyane, bakavuga ubwo bangena nk'ucira mu mayange buryo bikiba byavuzwe, bakavuga bati uyu Kazungu Kereva yavuga ngo aba diplome zuzuye, ngo nyamara ngo bashaka icyo bavuze bakakibura, ngo yitwaje imibare ya YouTube, ngo ngubwo biba bimeze bite. Ariko nkavuga nti ubwo nawe niko arwana, niba yenda abona arusha abantu bivuga ko bize, akabarusha amakuru, akabarusha gusesengura, akabarusha buri kimwe, uwo Kazungu nawe twamuha amanota ye. Ariko nanone niba abantu bose avuze ko kwiga nta kintu bivuze, akaba akoreshwa n'umuntu wize, nabwo twavuga ko ibyo avuga bikemangwa. Ibyo rero sinzi niba ne Kazungu ari babyita ngo ikira, babyita confuri, babyita ngo iki, babyita ngo ikingo byango de inferiorité ni biki inferiorité ni babyita ngo ikira, kuba nyine umuntu kuba hari ibintu ataciyemo akaba yarabaye successful, akaba baita complexe d'infériorité. Urumva kuba ngewe niba nge naravutse mu bakene nkaba umukire, ubwo abantu bose rero ntigiye kwishuri nagize gute, cyangwa se niba naracitse ukuguru kandi akaba ari abantu ndusha ubukire, najya mvuga nti se ubwo abantu bafite amaguru bandusha iki, ibyo bita complexe d'infériorité. Ariko rero bamwe bakavuga bati Kazungu niba akavuga amagambo. Uwo Kazungu rero nawe ni umwe mu bakozi ba SKFM, ubwo Lorenzo agakorana na Isa, agakorana na Rikari, agakorana n'abandi banyamakuru. Ubwo ndavuga muri siporo kuko ngiye kuvuga abanyamakuru ni benshi cyane, gusa ngiye kuri Bianca, ngiye kuri Nario, ni benshi cyane. SKFM ifite abanyamakuru benshi. Ariko mu bya siporo kuko ari naho hari amakimbirane y'indengakamere, ubu tuvugana hamaze kubyuka umwuka mubi uri hagati ya Rugaju Rigani ndetse na Lorenzo Musangafura, biturutse ku mugabo witwa Leonidas Ndayisaba watangaje ko hari umugambi mubisha wo kwirukanisha uwitwa Ngabo Icondo Robeni, akava ku buvugizi bwa Rayon Sport no gukoresha imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru, akabivaho akajyaho umunyamakuru Karenzi ngo ashaka kwimika ari we Lorenzo. Ubwo Ngabo Robeni bavuga yuko harimo ibibazo runaka, umakuru avuga ko yanahamagaye Karenzi akababwira ati wabujije iyo radio yawe cyangwa se nawe mugaceceka mugaraka kunyangisha rubanda, ko muri kunkosereza
kare Robin yabisubiyemo avuga yuko rwose yahamagaye umuyobozi wo munyamakuru akamwihaniza, ndetse kandi na Karenzi yavuze ko kugira ngo tujye duhuza ibintu mwumve ko ari uwo muntu aba yaciye mu marenga ari we koko uba wavuzwe. Karenzi mu magambo ye yivugiye yuko Robin yamuhamagaye. Si ubwa mbere rero Karenzi na Robin bavugana, kuko Karenzi kiri kuri Fine FM yifuje gukoresha Ngabo Robin biranga ntibyakunda. Robin akomeza inshingano ze, kuko ntabwo byari gukunda ko Karenzi arwanya ari muri campaign yo kuvuga ko Ritadi atakora neza ngo hanyuma umukozi wa Ritadi bakorane. Ibyo ntabwo byari gukunda. Hanyuma rero ibyo byararangiye. Ejo bundi rero nibwo Ngabo Robin yongeye yavuze ko ubwari ku kibuga yatangiye kubona ibimenyetso yuko ubuyobozi bwajeho bufite abanyamakuru bashyigikiye, bakaba banashaka kumwangisha ubwo buyobozi kandi bakoranaga n'abari bagiye neza. Ariko kandi akaba ari amakuru avuga, akaba hari amajwi nga Robin yivugira ko ngo Rayon Sport atari iya baso atari iya banyina, ngo bakwiye kureka buri wese akagiramo ijambo cyangwa se akavuga uko ashaka kubera ko abahaciye bari abantu. Ni amagambo numvise abanyamakuru bivugira, ngo icyatumye ngo ubuyobozi bushyashya bitiyumvamo Robin ngo yatutse ubuyobozi avuga ko ngo Rayon Sport atari iya base na banyina. Ibyo rero ntabwo byari mundi byajye, ntabwo byari ikibazo kubera yuko Rayon Sport n'ubundi ni ikipe ya rubanda, uwaza wese yayibera umuyobozi. Nanjye ushobora kubyuka nkumva ngo nayoboye, ushobora kubyuka mukumva nanjye nabaye umuyobozi wa Rayon Sport, bipfa kuba ubuyobozi bwanyishimiye cyangwa se RGB yantoye kantoranye. Ariko icyatunguye abantu mu kanya ni amagambo Ngabo Robin atangaje avuga yuko mu gihe cyo kugira ngo aterwe ubwoba ndetse anakurwe ku buyobozi, ubwo yari mu Nzove, ngo yahuye n'umunyamakuru umwe akamwita Egisifari. Egisifari ni ingabo za kera za leta ya kera, niba ngiye kubera ko ntazibonye nanjye ntigeze mbaho kubw'iyo ngoma, mvuko yabivuze. ubwo Egisifari banza ari zavuye hinera hamwe zirwanya leta y'u Rwanda. Umuyobozi ntandefanze ko giye expectations zanjye zaravuga ngo Olivier Gakwaya babibwiye arahita avuga ati oya uyu ni umwana wacu nimugire ikibazo. Ngiye kubona mbona ntago ndefanze. Ndavuga there is something going on here. Mba ngiye mu Nzove mu minsi nk'ibiri yakurikiyeho, masanze mukazi bisanzwe muri coverage y'imyitozo yari open day kuri media. Haje abayobozi benshi ubona ko akundi iyi ngoma zihindutse, abayobozi be bahindutse, nibyo mbabwira hagomba kuzamo barwana shyaka movement iri bavuga gusura imyitozo ugasanga haje abantu 40, nyamara uyu munsi hajyayo umuntu ndavugaga muto gato muri level, ariko ukorana na wa wundi navugaga ambwira ijambo nzarinda mfa ntamubabariye. Uzarinda upfuta mubabariye? Ntabwo nzamubabarira iryo jambo. Ni ijambo ryambabaje, nagendanye ngenda umuntu ubwira ijambo nkababara nkaceceka. Murabizi mwese nge ntabwo nzi gutomboka ngo duserere, ko dutombotse tugaserera wankubita ukanyica. Ngiye sinjye kurwana kugira ngo ntege ngira pe. Iyo umbwiye ijambo rikambabaza I walk away, niko nimereye ndisetsa ukagira ngo nta kibazo, ariko ijambo ndarijyana. Umunyamakuru kuko hari haje ubuyobozi bushya yavuze ijambo rivuga ngo aba bantu ni babandi bo mu ngamba z'ubwirinzi, avuga age ngo ameze nka Egisifari, ngo ameze nka za ngabo zatsinzwe really mu mupira. Arimo arabivuga abibwira abayobozi ba Rayon aho ngaho umupira umuntu avuzemo Egisifari, arimo arabibwira abayobozi ba Rayon amvugaho. Umunyamakuru wa Sport umugenzi wanjye, ibyo ni ibintu byabaye. Hari abandi bantu reka ni gukoresha amazina, ayo magambo yaravuze. Ibyo ni ibintu maze iminsi mbana nabyo bro. Nyagasani natashye nitekerezaho nje genocide yakorewe abatutsi yabaye ntaravuga. Nibyo bintu nabyo nzi, ariko nzi uburemere bw'ibyo bintu kubera ko mvuka mu muryango w'Abanyarwanda wagizweho ingaruka na genocide. Kumva rero umuntu avuga ngo meze nka Egisifari no kubivuga hari abayobozi. Ubu rero ni Ngabo Robin avuga yuko atashimishijwe n'umunyamakuru wamwise Egisifari, ndetse ngo abasobanura ko icyatumye yumva ameze nk'umuntu uhungabanye ari uko we avuka mu muryango ufite ahantu huriye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi 1994 mu Rwanda. Ubwo rero akavuga ko
atarakwiriye kwiturwa kuvuga ko atarakwiriye gusanishwa n'ingabo za exfar za leta yakoze jenoside. Ibyo rero akavuga ati mu mupira niba barashyizeho n'intumwa zo kugira ngo bancokoze kugeza igihe niyirukanye cyangwa se kugeza igihe mbereretse bagashyiramo bashaka, icyo gihe ndumva ko igihe cyari kigeze kugira ngo nsezereho ko mberereke maze bashyiremo bashaka hato ntazahasebwa na gato, kuko ingabo yavuze ngo yanze kugira icyo abikora, yanze kurwana kubera ko uyu mugabo ngo iyo aramuka arwanye ngo yari kuhasiga agatwe cyangwa se ngo bari kumukubita bakamwica, kuko ntabwo yari kwemera, nkurikije ukuntu yabivuze, ntabwo yari kwemera ko uwo muntu yavuga ibyo bintu. Mbese bavuga ati twarwana inkundura mpaka umpitanye, kuko ngewe ndisekera nk'igendera kuko mbizi ko turwanye umwe yapfa. Ubwo ni nk'uko nabivuga. Iyo magambo rero Ngabo Robeni yavuze yahise yirukanka cyane. Burya abantu bari mu kiganiro abantu baba mu radio menshi, ari washyize kuri radio n'washyize kuri YouTube, byose abyumvira rimwe. Ayo magambo yageze muri SKFM, barongera nabo bayagarukaho. Umujinya w'umuranduranzuzi Lorenzo aza nk'iyagatera. Bamwe bati Lorenzo niwe uvugwa, abandi bati ni Ricard uvugwa, ariko Ricard ngo yarabyoherejwe n'itwa Rugangura Shire mu vanimwe wa Rugangura Axel. Ngo Rugangura Shire rero ngo nababwiye abantu ngo umuntu wavuze amagambo y'urwango kuri Robeni arajya ari menge. Iyo nkuru rero yasanze ikiganiro cya SKFM kirimbanije, kirimo Kazungu Kereva, kirimo na Isa, kirimo Ricard ndetse na Karenzi Samuel. Icyo kiganiro cyahise gisa nkaho kitaye topic bari barimo, ko n'ubundi bahita bajya kuri topic ya Robeni Ngabo, mbese ibintu biradogera. Mu yandi magambo, muribuka uwitwa Robeni ntiyeze avuga izina ry'umuntu wavuze ko wamusanishije na exfar, ariko ibyo bintu byaje bisa nkaho bari kuvuga Lorenzo Musangafura, kuko Lorenzo Musangafura yahise agira umujinya mwinshi cyane, kuko ari we muntu ujya mu nzove. Ariko Samu Karenzi yahise avuga ko Ngabo Robeni yamuhamagaye akamubwira ko Lorenzo ari kumugendaho, ndetse yanamubwiye amagambo mabi cyane bari mu nzove. Uretse wumve utagira ngo Lorenzo bapfuye kumuvuga gusa, kuko na Karenzi ataramenye icyo bavuze, yari yamaze kuvuga ko uyu mugabo witwa Robeni yamuhamagaye akamwaniza, akamubwira gucyaha Lorenzo mu magambo agira ati batambeshya ntabwo aritinyuka, ntabwo yambere ibintu umuntu yavuze. Kira tinya aravuga ngo traditore este tradutore, kandi nzi ko ngo batambeshya, ngabo nzi ko atambeshya, ntabwo aritinyuka, ntabwo yambeshya ngabo. yavuze ibyo bakubwiye Ashira baravuga ko yavuze ko ibyo byari ubwo ibyashereza dukura mu murongo ibyo twumvise, reka tuvuge ibyo turimo kumva, ibyo twumvise n'ingero abatwiyaye hano message z'abareyo. Lorenzo Ricard guteranya nta zina ryawe Ngabo yavuze. Niba umuntu ashaka ko hagira umufana ukora interpretation y'ibintu, ko abafana barashaka ko duhangana n'amaradiyo n'abanyamakuru bagenzi bacu. Kugeza ahangaha uwitwa Ngabo Robeni na Lorenzo bari bakiri inshuti. Kugeza ahangaha Ngabo Robeni na Lorenzo bari bakiri inshuti, kuko Ngabo mu kiganiro yakoze kuri radio disiragikurikiye ntabwo yigeze avuga mu izina ry'umuntu runaka. Yavuze ko ari umunyamakuru bahuriye i Nyamirambo, akavuga yuko ngo Robeni ngo ari umuntu ugenda ubacomeka, ngo yagera mu nzove agahura n'umunyamakuru ngo muto kuri wa wundi, ngo nawe ngo akamubwira amagambo y'urwango ndetse anamusesereza. Icyo gihe rero kugeza amagingo yanganga Ngabo nta zina yavuze, ariko abantu bakomeje kugenda bakora icyo bita aggressivité, bashyiramo aggressiveness nyinshi cyane, birangira Lorenzo ameze nk'uri kwisobanura mu mujinya mwinshi cyane, mbese nk'uwahiye ubwoba, avuga ati uyu muntu aramutse amvuze jewe akamenyekanisha ko yavuga ko ari amagambo ngo yo kubiba urwangano no kubiba amacakubiri. Yego amagambo yo kubiba amacakubiri, iyo umuntu azanyemo ijambo jenoside akazanamo ijambo nk'iryo ngiryo rimeze gutyo, rifite ahantu rihura amateka u Rwanda rwanyuzemo, ibyo bintu byamaze gufata indi ntera. Lorenzo rero yahise amera nk'umuntu uhiye ubwoba, maze atangira kwisobanura nko kuvuga ngo murashwida. Ibyo bintu birakomeye, ntabwo nakwishimira ko njye bivugwaho. Ariko mu gihe Lorenzo akivuga amagambo menshi, mu gihe Ricard ari kwisekera, Kazungu yumiwe, na Isa nawe yabuze yakira yamira,
hahise havuga Karenzi yahise avuga ijambo rikomeye rivuga ko Ngabo Robin yamuhamagaye ati sibyo kwandikira message abafana ukarekura kuri radio ukabukongeje umuriro bitangazamakuru bikainterpreta neza ko buri tayari ko responsable yabyo ariko tatiye kurwaga ndabona radio TV Rwanda ubwo ni ikigo akorera ibyo yavuze kuri rwaga cyo se ko wabikase Ngabo Robin yemeza ko umwanzuro we wo kuva muri Rayon Sport waturutse ku mpamvu zitandukanye zirimo n'umunyamakuru wakunze kumubwira amagambo yuzuye urwango ubwo nta munyamakuru yavuze ubwo bari bameze umunyamakuru ukunze kumubwira amagambo yuzuye urwango niko radio dis kuri kuta rwa X itangaje gutyo ntabwo bifata dutyo uwo munyamakuru ko batamuvuze ubwo ariko ibyo bigeze kubimbwira jewe niyo mpamvu nanjye nayigize buryo Lorenzo y'umukobwa yabivuze yigeze kubwira ko yambwiye ko Lorenzo bahuriye avuze ko ngo hari umunyamakuru wamubwiye ko ngo ari wa X-File sibyo niko yavuze ngo hari umunyamakuru wamubwiye mu Nzove ngo ko ari X-File niba ari byo urimo kunyitirira nizere ko yamvuze ko leta njya kumurega yamvuze mu izina akanyitirira ibyo binyoma leta njya kumurega ariko diabire yarabimbwiye hari bwa muganga ni bwa bati yarambwiye ko warabivuze aritangaze kuri radio abinshinje bitajya kumurega sibyo hari ibyo wanyitirira n'ibyo utanyitirira rwose ngende kumva video wanyoresha video avuze ko hari umunyamakuru niba ari njye navuga mu izina nje kumutangira ikirego Karenzi yasobanura yakubiye mu Karenzi rero kwiteze ariko nyamukuru ntabwo n'amatiku Karenzi njyewe yambwiye ko ntabwo yambwiye ibyo ayo magambo ariko yambwiye ko yahuriye na Lorenzo mu Nzove ngo mubwira amagambo agaragaza ko atumva uburyo ngo ari mu Nzove kandi ubuyobozi bwarahindutse uko nabyumvise ibyo ntabyo namubwiye urumva ntabyo namubwiye ndashyize muri rwa rwenya iyo ngiye mu Nzove ko mari kumwe n'itsinda ry'abanyamakuru ngayo nguko rero uwo ni Karenzi ahamya ko Karenzi ubwe ahamya ko Robin yamwibwiriye ko Lorenzo yamubajije impamvu icyo akora mu Nzove kandi ngo abayobozi bakoranaga baragiye bijya kumera nkaho mbese n'uvuga ngo Rayon Sport ibaye ari leta yakoranaga na Ngabo Robin yaba yaravuyeho nkuko bose urakora icyanga ubwo se Karenzi niba ahamije ko Ngabo Robin yavuze kuri Lorenzo wakomeje kumushotora no kumuprovoka ubwo Lorenzo aravuga ati ibyo ntabyo namubwiye ati Karenzi aravuga ati ngewe ntabwo nigeze menya amagambo ntabwo yigeze ambwira ko wavuze kuri X-File ariko yambwiye ko wamubwiye ko ubwo ni Karenzi ndi gukotinga ati Robin yambwiye ko wamubwiye ko ntacyo amara mu Nzove mu gihe abamuzanye bagiye cyangwa se ubuyobozi bakonaga bwagiye yani magambo ribaza ngo ese Robin yari umunyamakuru yari umukozi w'abayobozi cyangwa yari umukozi wa Rayon Sport. Rayon Sport ni ikigo nkuko yenda tuvugenda nka reka twanguye kuri mukeba wabo APR umukozi wa APR ntago ari we ntabwo yavuga ngo ubwo abayobozi bandi baje ngo ntabwo tuzakorana urumva ntabwo yavuga ngo abayobozi bahari nibo tuzakorana gusa nibagenda bizaba birangiye nkaho yenda ari guverinoma ihindutse hakaza indi oya Rayon Sport ni ikigo kiba kikeneye abayobozi kandi ni ikigo abayobozi bashobora gusimbuza perezida abandi bagasigara bashobora gusimbuza umuvugizi perezida agasigara bashobora kugura abakinnyi abandi bagasigara mu yandi magambo birasa nkaho Lorenzo yacyuriraga cyangwa se yacyuriraga Robin yamubwira ngo uramara icyanga ariko bigahuzwa nuko Robin we yivugiye ko hari abantu bamwangije iyo nkotinze ibiganiro byo ku maradiyo cyane cyane nk'icyabaye ku isibo kimwe mu Deni Mutangazaji yavugaga yuko abantu kuba Ngabo Robin yaseze muri Rayon Sport hari abanyamakuru bamwe na bamwe ndetse rwose bagenda natura no mu mazina avuga ko abanyamakuru batigeze bishimira impamvu Ngabo Robin ari mu butegetsi cyangwa se ari uri ku ngoma mu kuvuga mu itumanaho rya Rayon Sport mu yandi magambo rero jewe ndamutse nkoresheje Robin niba yavuze ngo umunyamakuru wamuvuze gutyo akaba ari bwiye Karenzi Robin yanze kuvuga umunyamakuru wamututse imbona nkubone kugira ngo yenda bitaba birebire bitewe no kwirinda imanza ariko niba yibwiye Karenzi yebwe yabwiye Karenzi ngo umunyamakuru wawe mucyaye yambwiye amagambo mabi duhuriye mu Nzove nuvuga ngo lokasiyo Robin yavuze niyo Karenzi yavuze birahura ahavugiwe iyo nteruro iryo jambo rya X-File intego barivugiragamo ibirahura
igisigaje ni ukumenya ngo uwarivuze niwe udahura niwe utavuzwe na Robben ariko akanugwanurwa n'abandi bantu ndetse na Karenzi nawe akemeza ko uwo muntu Robben bavuganye. Mu yandi magambo ndibaza nti bigeze naho muri siporo abanyamakuru baganira kuko Robben ni umuntu mukuru. Robben ni mukuru ku rwego atavuga ikintu nk'icyo ngicyo abizi neza ko ari kukivugira Oneya akaba yakibazwa n'inzego mu gihe ziba zishatse kubikurikirana. Ikindi cya kabiri kuvuga ikintu Lorenzo yavuze ko we na Robben bavuganye nta minsi ishize bavugana ngo ubundi barashanga ari inshuti ngiye akaba yarabimubwiye ngo ko yamukomerekeje ariko Karenzi Robben yavuze ngo iyo umuntu ambwiye ikintu ngiye ndisekera kubera ko mbona bashaka ko turwana nawe nigira agahanga gato nkakarindira uruguma. Bivuze ngo wasanga Lorenzo yarakomerekeje Robben akigendera nk'umuntu wisekera nyine ariko akarijyana mu mutwe akabizi neza ko noneho byahora na situation iri kuvugwa ngo abanyamakuru bari kungamanira akavuga ati wa muntu wa mugani koko ari kwitenya n'ingabo za kera nangamanira kugira ngo asagare ku ngoma ariko magenga yankurikije ukuntu Lorenzo mbonye mu maso yahiye ubwoba bishoboka yuko bishobora kuza kugera kure cyane kuko ari Robben yabivuze ari serious yavuze ngo sinzababarira no muntu ntabwo nzamubabarira umuntu wambwiye n'amagambo sinzamubabarira kubera ko yarankomerekeje nzari napfa namubabarira. Lorenzo abaye ari we wavuzwe na ngabo Robben reka mbicurukure Robben abaye yavugaga ko Lorenzo ari we w'umuntu wamugejeje n'ingabo za Gisifari yaba nyine azarinda afata mubabariye bivuze kugeza amaginga ya ntabwo umubano wa Robben na Lorenzo ari mwiza. Ati gute akivuga gutyo Lorenzo nawe kuri radio yahise amena amabanga y'ibintu byose Robben yamubwiye nk'umuntu ushaka kugira ngo nawe amuteze abantu uti warambwiye ngo Sadati yakwinye amafaranga yo kwishyura inzu ngo warambwiye ngo bagusinye sheke ya 80 ngo turi kumwe na Rikari ngo kuri telefone warambwiye wamenye amabanga ya Sport warambwiye nyine nk'umuntu uri kwihimura mu byo ugiye nkoresheje nyirabwenge nk'umuntu mukuru. Lorenzo amagambo yavugiye kuri SKFM akimara kumva ko ari umunyamakuru Robben yavuze ko ari umunyamakuru usanishwa na Lorenzo wamwise Gisifari. Amagambo Lorenzo yavuze arasa nko kwisobanura cyangwa se no kuvuga ngo nanjye reka mena amabanga y'ibyo twavuganye numvikanishe ubunyamwuga buke bwa Robben. Akavuga ati kandi umuntu amurega nibeshya akavuga ko izina ryanjye ryavuze ngo Gisifari namurega. Mu yandi magambo JP Solution Agency ni ikigo waboneramo visa mu gihe wifuza kujya kureba igikombe cy'isi kwiga gutura gutembera ndetse no kuba mu mahanga cyangwa se n'ibindi byinshi cyane byose wakorera mu mahanga. Visa uyishaka uragana JP Solution Agency kuri 0782 666 ubundi ubagane cyangwa se ubaruze kuri 0788 dukorera mu Giporoso hafi na Kifaroma ndetse kandi mu muryango uteganye na Sena Gerard. Ibyo ngibyo biravuga ko intambara mu banyamakuru ari nini cyane kubera ko radio 10 yinjiye mu ihanga ry'abanyamakuru ryari rimazemo igihe Isibo FM ndetse kandi na SKFM. Mu yandi magambo Karenzi yavuze ngo Robben niba avuga ko ari uwamwirukanishije nabanza arebe koko niba yari gukorana n'ingoma iriho ubu ngubu kandi yarayitutse. Icya kabiri narebe ko umuyobozi wese uje mu butegetsi ashyiraho uwo yifuza ko bakorana. Ati kandi uwo ngabo Robben wirizariza bamuhitishemo gukorera Rayon Sport no gukorera Radio 10 ahitamo Radio 10. Nimba rero yahisemo kubera iki yakomeza kurira ibyo ntabwo byari ikibazo ahubwo nakwibaza ngo ese koko Karenzi yaba ari we ushaka ukoroga Rayon Sport ko yavuze ko abavuga yuko akoroga Rayon Sport aribo babayifuriza ikibi. Karenzi yaba afite inyungu ki mu gukoroga Rayon Sport? Ese Karenzi yaba ashaka kwimika Lorenzo? Ese ubwo nabonye mu maso ya Lorenzo yabagiye kurega ngabo Robben ndetse n'abandi bose bakari gukwirakwiza impuha ko yaba yarazanye amagambo asereza ndetse abiba n'urwango mu banyamakuru ba Sport? Ese ubundi SKFM iramutse ifunze Sport yaba nzima? Ese Karenzi aramutse avuye muri Sport Nyarwanda iyo Sport yajya ku murongo? Ese ubundi ataraza yarari ku murongo? Ni ibintu byo kwibaza. Ese ubundi Isibo Radio Force yose imbigarukaho ndetse kandi Leonidas Ndayisaba na Denis Mutangazaje bitibagiwe na Gakwandi bo ibyo bavuga bafite ibimenyetso byabyo
cyangwa se nabo ni uguterera mu kirere cyangwa se no gutata chance. Ubundi mu by'ukuri ano makimbirane y'abanyamakuru yaturutse hehe, azarangira gute? Ese RIB izongera itabare cyangwa Scovia niwe uzabiryozwa, cyane cyane ko ibinyamakuru byose byemewe na RMC. Nitwa Shalom Mupagasi, yiba yita Media Empire, ubundi unyite mupa niyo mazina yanjye. Ndi gukora gutya kubera ko mu kanya gato ndi bugaruke mumbona mwese 5/5. Aba diaspora bari hanze ndabasuje cyane. Uruherereye mu kihe gihugu? Nimugeze hanga uri kureba ikiganiro, mbwira igihugu uherereyemo ubundi ngutere peace. Imana ibaho umugisha, ndagukunda cyane wowe wahisemo kudukurikira. Duhemo no gukurikira Media Empire. Ese Lorenzo arajyana yamaze kurega Robeni muri RIB cyangwa ategereje ko bamuvuga mu izina nyir'ubwite akabyerura? Ubundi se niba Karenzi yavuze ko Robeni bavuganye kuri Lorenzo, ategereje kumva undi wundi bavuga ko ari uwuhe kandi uvugwa ndetse n'umukoresha we barivuganiye? Imana ishimwe kubera ko Media Empire ndahari kugira ngo tujye dusesengura byose. Murabyumva mute? Ibi bintu bikomeje bizarangira he? Mutanga ibitekerezo mwana makuru, mutanga ibitekerezo ko mubibona. Murabona itangazamakuru rimeze gute? Iri harabikana cyangwa se iri cyocyorana ry'abanyamakuru? Murarishima cyangwa murarinenga? Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Bye bye. Byakumenyesha amakuru y'isi yose, andika Media Empire utandukane no kujya ubeshywa amakuru y'ibihuha ya buri munsi.